urumva tugiye kuvuga amaterime cyangwa se amasilenge cyangwa se imizimizo twajyaga dukoresha ku ishuri. murakure kwa frere yarahabaga kwa frere akimara inosa murakure ewa birashaka ukuntu none uyimennye ubu baby araza konka gute hayi nka rwese abaye ntacyo ubwo umukino reka tuwusoza ajye konka ajye konsa umwana sibyo buriya arakubeshya. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Bonnet and me. Family. Wow. Twongeye kwishimira kugaruka kuri channel yacu. Uyu munsi wa none rero ni igitangaza kuko turi hamwe, turi twembi noneho nanone. Twishimiye kongera kubasuhuza abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Twishimiye kongera kugaruka. Uyu munsi wa none nabateguriye umukino, ni challenge natekereje. Ndavuga ati reka nze mu propose ko twakora aka challenge gatoya k'iminota mikeya cyane. Mbimubwiye numva arabyishimiye, ngira ngo ubanza asanzwe abizi. Ubanza asanzwe abizi niyo mpamvu yabyishimiye cyane. Rero ni challenge, urumva tugiye kuvuga amaterime cyangwa se amasilenge cyangwa se imizimizo twajyaga dukoresha ku ishuri. Noneho nzajya nkuvuga, nimuvuga azajya mbwira icyo wari ushatse kuvuga ku ishuri ryabo, ibyo bajyaga bakoresha, nanjye nzajya mvuga ibyo ku ishuri byacu, ibyo twajyaga dukoresha. Hano hari ibintu rero ninjya mvuga na slenge akayica. Hano twateguye igihembo cyiwe cy'ifu, nagafu gakeya k'ubugari tuzajya tumusiga nk'umuntu wishe akantu twamubajije. Najya bikora, hano dufite ikindi gihembo cy'akajuice azajya wagira ngo ukoreyo gusura ubikoreye nkabyica. Byanze bikunze ndabizi neza ko abagore baba bazi utuntu n'utundi, baba baranaganiriye n'abandi bagore. Wenda njyewe pe nzi ibyo ku ishuri gusa, nta bindi naganiriye n'abandi. Ariko ukuntu wabyakiriye userebura uvuga ati ibyo ngibyo ndagutsinda. Si impamvu nyine natekereje ko kubera ukuntu nyine mba mbona wowe wasanga nko ku ishuri utaragiraga nyine ibintu by'ibigare, ko ntekereza ko nyine amasenga akenshi yabaga aba mu bigare. None se oya wagira ngo wabaga mu rusengero cyane, naho abamo hari amasilenge twajyaga dukoresha mu rusengero. Ndumva nshimishijwe kugera. Ibaze oya guys, ibaze abaye ari buriye amafu menshi. Ngenda hera no mu musatsi. Oya tubirekaze. Okay. Reka dutangire. Noneho uremera ko ntangira cyangwa ni wowe uratangira? Reka ntangire. Ugiye gutangira umbaza. Ariko use numenya ifu mu marinete kandi ari kumfasha kureba. Hari abantu batamenyereye ndebera mu marinete muri ino minsi nararwaye, ariko reka nyakuremo. Nta kibazo. Oya nanone ntaza guhita ndwara umutwe nkabura ibitekerezo. Abari nitumeramo agafu nubwo ubone ibitekerezo. Oya okay, ntacyo ngatangira. Numva batangiye kuntsinda ndahita mpagarika ikiganiro ko challenge ni nanjye wayizanye. Wese utuma numva mbuze n'ibitekerezo kubera ukuntu kumva ese nshaka y'ikigo. So mumaze gushyira okay. Ari ukuntu ku ishuri ryacu hari nyine ibintu byajyaga bibaho bitwa guteka imibu. Guteka imibu, abantu bize Saint Joseph Kabgayi ndabasuje cyane. Akantu kitwa gutega imibu ndatekereza ko mwebwe mukazi. Ndagira ngo nawe tubwire icyo bita gutega imibu byari iki. Gutega imibu biranumvikana cyane, ni ikinyarwanda cyumvikana. Urumva gutega imibu
byanze bikunze kwa ko hari ibintu twajyaga dukora gutega imibu gutega imibu gutega imibu urumva yuko birimo ibintu by'ijoro sibyo ubwo rero wumva ni nko gutereta wafunze inguni n'undi muntu urumva wafunze inguni noneho mbese mama mwateza imibu imibizi badwinga banza wumve kugira ngo ataza kumbeshya nkasanga nawe nagikoze nabanza mvuge igisubizo nyacyo sibyo ra gutega imibu ni gutereta muri joro imibu wagiye gufunga inguni nijoro nyine ntekereza ko umuntu wese wise ikabwayi yaba yahise aseka bitewe n'ibintu uvuze biterekeranye guys gutega imibu ubundi ku ishuri ryacu bajyaga bateka ibijumba noneho gutega ubwo si ibijumba by'ibirayi n'ibiryo n'imibu noneho ibijumba nyine bakabiteka nimugoroba twabiryaga ku mugoroba ugasanga nyine abanyeshuri bamwe babibitse bakabika ibijumba baraza kurisha igikoma mu gitondo cyangwa se bakaza kubirya muri etide mu gitondo ibyo nibyo bitaga gutega imibu ku buryo baza kubwira mugenzi wawe ati nta mubu wateze nguveho nicyo cyitwa gutega imibu bawitonze maze nkuremo amarinete pe agafu none reka nkihe ntarebe ikihe rwose shyiramo agasura kawe neza mbibone ntabwo uri gukoza ku bwanwa ndaribona urasa neza cyane ndikizubasuba neza reka mubwire kubera ko ntangiye ngiye guhita mukubita mu cyico njyewe mbwira ikintu twitaga kurya amashyimbo kurya amashyimbo ni ahantu bitaba kurya amashyimbo ndiga turakumira barabivugaga ndiga superiye twarabivugaga kurya amashyimbo ubundi ni uguseba ndagutsinze kurya amashyimbo ni uguseba guys kurya amashyimbo ni uguseba nicyo twitaga kurya amashyimbo aho ubwo ugitsinze reka hite none njya nkakubaza kugira ngo unsike ifu nawe uyisubire akabanza mubaze paka nyine nanjye mbonye uburyo bwo kwiga yari akabanza mubaze nanjye umukino ngiye kukubaza ko biba bibuze ubwo ninjye ukurikira kubaza mpaka ubibonye ndashaka kukubaza gutema inayiti nanyemerera akantu utanise gutera inayiti ntuzi si ibintu bisanzwe gutera inayiti ni ibintu no kuzinduka mu gihe abandi bakiryamye ukazinduka ukagira ute ukajya kwiga wiyibye muri iryo bisanzwe akajisi kanjye sibyo ra nabikoze abafana banjye ubundi ngewe ngubu nongeye kugaruka reka nkwereke ugiye kumbwira noneho ikintu bitaga iyo nabaga nagikoze agomba kugira ute kurya sinagikoze se reka nihe nta ikintu ntuyibaza ndani no mu musatsi bw'ubu bugishwimo no mu musatsi ntabwo mu musatsi birimo harimo gakeya hari umuntu ntabwo uri guhumeka se ubishyize mu mazuru ko ubishyize ku izuru wibihanagura cyangwa umukino urangiye noneho tugiye kugenda ku kindi kintu mbwira igikoresho ubwo tuyireba ugiye kumbwira igikoresho bakoreshaga twitaga hari ibikoresho bajyaga bakoresha tukaba twabyise amazina igikoresho twitaga murekure murekure kwa frere yarahabaga kwa frere akimara inosa murekure ewa igitorosho cyane yateye
itoroshi ya animateri yatungaga abantu bakora inguni kireba muri metero 6 cyangwa muri metero 20. murekure abantu bafungaga inguni turabasuhuje n'abantu batungaga za murekure guys akwiriye ji nawe ukwiriye agafubazi oya uko ngiye nuko nabajije akantu koroshye cyane nubwo na shyiramo nagushyizemo shyizemo shyiramo wowe yesu arimo arinda nta n'ubishyizemo maze bigiye no mu kanwa no ndabihumeka ushaka kubirya okay reka mbere urukunyi guys reka dusoze uyu mukino ndi kubona afite ubusambo bwinshi dusoze umukino none ntabwo dusoze ndashizemo none reka ite ningikora none ndahita ngutomera ninjye ugiye kubaza ubu niba urafite ubusambo usomba rero kumbaza mbere kure ninjye ugiye kukubaza hari icyo nakoresha bwa kabiri wakikoze ntabwo ndongera kwica iki aha ngiye kukubaza ingwe ahubwo n'ubu ngubu birakoresha kuzana ingwe mu mujyi ntubizi ni iki ni iki kuzana ingwe mu mujyi ati yabawe mba wari uzana ingwe mu mujyi kabisa bishatse kuvuga ushatse kuvuga iki muzi ngo ntabwo mubizi umuntu nyine iyo azanye ikintu nyine giteye nyine nabyita ngo iki iyi sirenge bajya bayikoresha n'ubu ngubu baracyayikoresha si no mu mashuri gusa ko n'amakuru mfite ahagije n'ubu barayikoresha si mu mashuri gusa umuntu azanye wenda nk'ibintu biterekeranye wenda arakotoye biteye ubwoba bajya bavuga ngo yazanye ingwe mu mujyi yakoze ikintu nyine giteye ubwoba kitari gisanzwe noneho ingwe ni iki ingwe se ingwe ni ingwe okay kuzana ingwe mu mujyi rero kwica murumva atari gushakisha uburyo nawe nakubajije bidasobanutse basi kwica ingwe kwica ingwe si bwo ngo si nko guhanga muri igikobwa cyari cyaragize jizosiziyo ujishwe ngo nabuze kwica ingwe muhanga muri igikobwa cyari cyaragize we umubwire ndabeze kwica ingwe umugabo wawe wagera muhanga muri igikobwa cyari cyaragize ahubwo kwica ingwe ntabyo se yenda kubwira nuko wafashe agafu oya wanze ubwire kwica ingwe oya banza ufate agafu ndetse nugusobanurira kwica ingwe we yesu we akira ashyiraho cyangwa neza oya none se gushaka gukoresha n'intoki nuko yaba utari gukoza mu mutwe wawe guys umukino turawusubitse tukamusobanurira kwica tuzaba tugukomeza ubutaha nabonye ibitekerezo uzi ukuntu watangiye kunsobanurira neza ukajyana za mumugi zawe nkagira ngo urabizi kumbe none oya ubwo ngubwo ni terime zigiye okay kwica ingwe ni ugukoropa tuwarete ariko ubwo ingwe na tuwarete urumva biba bihuriye ko ni ibintu biri aho ngaho izo sirenge bavugaga nyine gukora tuwarete kandi turabizi nyine ingwe ni ikintu gikomeye twebwe gukoropa tuwarete uzi ukuntu babyitaga babyitaga gusunika ikivuzo aho barangiraga kubunyisha ko twe twabyitaga yewe ndakivuze okay reka mwereke mbanze nihembe ubihembe hari igihe ikintu wakoze na kimwe reka mwereke akantu kamwe tugiye gukora gusirikira ni iki gusirikira ni iki gusirikira rwose ndikumva nyine neza gusirikira si ukugenda ni ukugenda kujya guhaha agafu 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 rufite ubugome reba ibintu umureye noneho ubu ni ubugome gusirikira reka nkwereke oya banza utanabibwiye mba nabi nose karenge wakwishe kuko gusirikira reka nkwereke gusirikira ni terime twakoreshaga iyo umuntu yabaga yagusuye w'umuntu kazi ubana n'undi mutipe ugahita umubwira ati sirikira wawizembagiza ngiye kugira ute urumva atari ukugenda nawe kujya heza ubanza gusirikira ahubwo gusirikira mu buhe buryo
gusirikiza umuntu bivuze iki? Bivuze yuko umuntu mu kazi yawe yasuye umutipe, undi aramubwira ati mwe musirikira, mfite sheri wanjye wansura, kugira ngo baganire bisanzuye. Nuko gusirikira. ubwo nawe waransirikirizaga. Oya, baransirikirizaga. Guys, ntabwo nigeze nsirikiza umuntu n'umwe. Birashaka ukuntu none uyimenya. Ubu baby araza konka gute? Hayi, nka rwese abaye. Ntacyo ubwo umukino reka tuwusoza ajye konka, ajye konsa umwana. Sibyo buriya? Arakubeshya. Uracyafite ibindi bitekerezo? Nabanza mubaze. Mbazi. Nanjye ko nsigaranye tubiri. Teri pasi twazitara cyangwa ko hariho abantu bajya batera pasi. Aha, ugiye kumbwira iyo umuntu yabaga afite amatarasi yabaga bimeze bite? Afite amaterasi? Umuntu ufite amaterasi n'umuntu ufite amawevuze. Jesus. Si ibintu bisanzwe si? Wevuze, oya, no, listen to me. Banza oya nibyo. Wevuze se ushitwe twebwe twagiraga wevuze ko wabaga dufite urupara. Na wevuze kugaragara hari. Izo wevuze nizo. Oya, wevuze guys, nuko atari kubyumva. Wevuze banze kubwira amatarasi. Sizaga. Washiramo. Akoze ko ufite ubwoba karakara. Yashira amashaba kose. Amatarasi bijya bagufite akajipo kadateye ipasi. Kureba no kubivuga. Cyangwa agapantaro n'abasore baragira kumwe wicara ugasanga ibintu byaje bimurongo. Okay, reka ite ngucanga amakara. Mbwira noneho ikintu bita giye gusoza nyine iki ni cyanyuma ko niwe watangiye ngiye gomba gusoza. Okay. Ikintu cyo cyanyuma. Mbwira noneho ikintu bitaga guca birote ni iki? Guca birote. Iwacu nta guca birote byahabaga. Guca birote rero ni ibintu bisanzwe, reka nongeye kuko tugiye gusoza akafata kandi no. Sibyo. Fini. Nisugushizeho. Guca birote no kunshyira mu mutwe. Oya, guca birote reka mbisobanure ni ibintu bisanzwe. Guca birote uzasimburana. Oya, nuko utabizi. Guca birote ni kwa kundi umuntu wo muri superieri yidumukiza akajya gutereta akana ko muri inferieri. Ubwo izo birote zose nimba yiga mu wa gatanu akajya gutereta wo mu wa kabiri cyangwa muri troncome, izo birote zose yabonye abaziciye agiye kugira ute yisanishije n'akana ko muri piriya. Ibyo nibyo bitaga guca birote. Guca birote abantu babikoze turabasuhuje cyane. Twebwe se ko kwa frere tereta bitari byemewe. Kandi mwarigaga muri mix. Nyine ko cyeka mbere ko yakunda sendaga cyane. Nawe urabisi. Cyari nyine. Reka mutubwire uburyo mwabonye uyu mukino. Tugiye gusoreza aha ngaha. Ntekereza ko yari afite ibitekerezo byinshi kundusha, ariko nuko nari nakuyemo amarinete. Ubu iyo nza kuba banyafite kuba mfite ibitekerezo bizima. Okay, niba ari afite ibitekerezo byinshi kurusha uwanyibye kuko yawe agafite konyine gake yagiye reba n'ubuso wanyibye. Mundize ngiye singufite reba ipantaro fundikiza. Wari washyizemo ubukombe. Oya ntabwo bwame burimo. Ariko byari byiza kwibukiranya amastory yo ku ishuri n'amasleng twajya dukoresha ku ishuri. Namwe mutubwire down in the comment slang mwajya mukoresha ku ishuri cyangwa izo twavuze namwe mwajya twahuzaga ku ishuri ryanyu. We yavugaga kwa Frere Saint Joseph Kabgayi, ngiye nakunda kuvuga izo muri TTC. Yahindutse TTC ya kera twigaga yitwa groupe scolaire, ariko ubu bayihinduye TTC. Yari groupe scolaire Saint Jean Baptiste ahantu bitaga Icyahinda. Twanakoresheje nanjye nakoresheje n'izo muri kaminuza nko gusirikira byabaga muri kaminuza. Gusirikira byabaga muri kaminuza nibyo niho hantu nabonye ibintu byo gusirikiriza. Rero mutubwire muri komenti abatarakora subscribe, hint the subscribe button hasi. Ubundi muduhe komenti ikiganiro nimba cyabaryoheye, mukore share, mugisangiza abandi. Nakagaruka
kuri Bonheur and Rahabu family. Imana turabakunda ibarinde. cyane Turabakunda cyane, tubahoza ku mutima. mu mutima. Bye. Ciao ciao.